Yes, reka nongere ngusuze cyane umukunzi wa Inyarwanda Sport TV. Turi hano mu Nzove na cyane nkuko mubireba, turi hano aho equipe ya Rospo igiye kuba ihemba umukinyi wabo w'ukwezi kwa 9 cyangwa se n'ukwezi kwa Nzeri, n'abakinyi benshi cyane bagiye batandukanye bagiye kuba bayihatana n'ubundi muri rusange. Ikintu cya mbere, umukinyi wa mbere yitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange arimo neza cyane, yitwa Ndikumana Asman umukinyi wa kabiri, yitwa Tambwe Gloire n'umukinyi wa gatatu, aya mukinyi wa kane ni makinyi batatu bongano bagiye kuba batoranwamo n'ubundi mukinyi wahize ukwezi kwa 9. Rayon Sport yitwa ite mu kwezi kwa 9 n'ubundi muri rusange, ari nako rero equipe ya Rayon Sport nagiye kuba yasesekara. Reka nkwereke ngabariya cyane, mbanze nkwereke equipe y'igihugu y'u Rwanda, uhindukize unyerekere abakinyi b'ikipe y'igihugu ko bagiye kuba bahageramo neza cyane kabisa, twihuta cyane. Ngabo n'umuto equipe ya Rayon Sport akaba ari kumwe na Ndikumana Asman, bakamaze kuba basesekara neza cyane hano mu Nzove n'ubundi muri rusange. Yitwa Ndikumana Asman, nawe bagenda musuza cyane avuga ati biraza kwa bitoroke cyane kabisa, ari nako nawe ahari neza cyane nguwo yitwa Ndikumana Asman n'ubundi muri rusange. Hanyuma imodoka y'abakinyi nayo iri harayige, nayo igiye kuba yinja n'ubundi igenda ihageramo neza cyane. Icyo nakubwira rero, abakinyi b'iyi equipe bagiye kuba basesekana cyane, turebe uko abafana bagiye kuba babakira nuko bigiye kuba bimeze cyane, ibintu byose bikaza kuba ari amahoro muri rusange. Hanyuma uko equipe ya Rospo yitwaye mu kwezi kwa 9 n'ubundi muri rusange, equipe ya Rospo ku itariki ya 13 kwezi kwa 9 ikaba yaratsinze ibitego 2 ku busa bya Ndikumana Asman, akari wabitsinzemo neza cyane kabisa. Umukino wakurikiye equipe ya Rospo ikaratsinzwe n'ikipe ya Singida igitego 1 ku busa n'ubundi muri rusange. Hanyuma n'umukinyi wa kabiri nabwiza gutsindwa n'ikipe ya Singida ibitego 2 kuri 1, byongerwa gutsindwa niyo ngiyo n'imikino 3 bakinye na Singida imikino 2, hanyuma batsinda equipe ya Kiyovu Sport ibitego 2 ku busa. Byose byatsinzwe nande n'umukinyi witwa Ndikumana Asman, maze kumubona neza cyane kabisa, amaze kuba ahasesekara ari kumwe n'umutoza akaba yitwa Aluna Feluzi, nawe bakamaze kuba bahajya n'ubundi kabisa nk'umutoza n'ubundi umusigire. Equipe ya Rospo nayo yamaze kuba ihagera, abakinyi mu bakire bagiye kuba binjiramo neza cyane kabisa, bose amaze kuba bahagera kanya gato ya bose. Turebe nuko abafana bagiye kuba babakira, turebe nimba mutima ese kuba kunze equipe ya Rospo mwiteguye mute nyuma yuko byinshi cyane bigenda bizamuka, haba kukuba equipe mu buyobozi hari abagenda batumvikana cyane. Navuga ngo wenda kuri vice president agenda nawe yanga cyangwa se atemeranya n'ibyemezo byasohowe n'umuri cyangwa se icyemezo cyavaje cyo kwirukana cyangwa se cyo guhagarika umutoza mukuru ariwe Afahami ya Lotifi. Hanyuma rero, mu bakinyi ku munsi w'ejo abakinyi batangiye kugenda bakora. Ku munsi wo kuwa kabiri abakinyi bakoze kabiri mu gitondo ku isaha 9 barakoze, hanyuma ku isaha y'isa 9 nabwo baza kongera gukora, ariko muri no minsi bakaba bongeye gusubira ku isaha y'isa 9 bigendanye nuko imikino yegereje n'ubundi muri rusange. Hanyuma ikintu cya kabiri nagenda nkubwira nuko Inyarwanda Art Studio abangaba baragufasha kuba wagenda ukiga amasomo yabo kameze neza cyane. Iyandikishe binyuze kuri artstudio.inyarwanda.com, ubundi ubasha ko wagenda wiyandikisha wige ikitwa photography, wige graphic design, wige ndetse na videography. Amasomo atangwa mu byiciro bigera kuri 2. Igiciro cya mbere kimara amezi agera kuri 3, kikaba kirimo ikitwa ngo ni theory and practice. Ahangaha ni handi tugusobanura mu buryo bw'amagambo, uburyo wakweditingamo n'uburyo wafatamo amafoto yawe cyangwa se amashusho ukaba wayatunganya, hanyuma ukajya no kuri tere ebana. Ibintu byose bikaba ari amahoro neza cyane. Mu kanya gatoya ndaza kuba nkwereka uburyo na Skolaga Ewan igiye kuba itanga igihembo, ngira ngo ahangaha inyuma nge Skol mufatanya bikorwa n'ubundi kabisa mukuru wa Rayon Sport, nayo byose ndaza kwambikwereka neza cyane. Babita The Planet Scholars, abaragufasha kujya kwiga mu Bushinwa kuri scholarship nziza cyane kabisa. Ibintu byose bikaba ari amahoro, ukaminuza ka umukire hatari. Hanyuma abantu banyuma na nyuma bita B1 Gin, iki nicyo kinyobwa cya mbere ku isi no mu ijuru. Narababwiye ngo iki kinyobwa wabasha kuba wagisoma ndetse wajya no kwaka umugeni bakamuguha witwaje B1 Gin. Yitwa mpuzamahanga wa Siri wamwumvisha ati the winner is
Ize ese nini ujya kuba utwara igihembo cy'ukwezi kwa 9 yitwa Ndikumana Asman yatsinze ibitego bibiri bakira ikipe yitwa Kiyovu Sport. Hanyuma umukino wakurikiyeho ekipe ya Rayon Sport ikatsindwa n'ikipe ya Singida igitego kimwe ku busa. Undi mukino wa nyuma Rayon ikaba yatsinzwe n'ikipe ya Singida ibitego biri kuri kimwe. Dar es Salaam harimo igitego cy'umukinnyi witwa Tambwe Gloire. Abo bakinnyi batatu bose maze kwa nkubwira bose babanjemo iyo mikino yombi nyuma yako wenda Ndikumana Asman yaje kuba avunika muri rusange. Ngira ngo nijye ngibyo reka negereze ekipe ya Rayon Sport igiye kuba ihajyana neza cyane duhite dukomeza. Nitwa Elika Myanore, reka twerekeze ku ikipe kugiye kuba Ize ngabo rero n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport akamaze kuba basesekara n'ubundi Munzove ngaba abakinnyi n'ubundi ikipe ya Murera yitwa Ndayishimiye Richard ari kumwe na Paveri Nzira akari kumwe abandi bakinnyi bagiye batandukanye kabisa na Serumogo Ali Omar bose bakaba bahari neza cyane bagenda basuza abafana b'urundi muri rusange. Yitwa Messi Adama Bagayogo, hanyuma yitwa Azizi Basane Kuranya Folenganye Yusudianye akaza International bose barayi neza cyane kabisa. Ngabo bose abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kari kumwe na Kariako nabona abakinnyi bagiye batandukanye bo bahaye Imana yive bose barahari neza cyane barahari. Yitwa Kariako Ndayishimiye Jalike aka Bakame aka Kariako ewana kabasesekaye cyane kabisa ariko n'abantu bose bagiye batandukanye neza cyane kabisa. Kariako bimeze bitese ba International Kariako bose bakaba bahari neza cyane kabisa maze kwa basesekara batambwe Gloire Chimimana Emmanuel amahoro ewa kuri twe ndashima Imana igihembo cy'uno munsi urabona uri gitware kwe oya ntago ndi bugitware kubera ikize ntago ngikwiriye kubera kitagikwiriye twakoze nabi ariko n'ubundi hari abakinnyi bari bugihabwe ugiye guhatana Tambwe ndetse na Ndikumana kubera iki udafite amahirwe oya ukibona wese nta kibazo nari sawa kabisa. Yitwa Ndikumana Nshimimana Emmanuel Kabange akaba ahari neza cyane yamaze kuba ahageramo neza cyane n'ubundi akari makinyi bagiye kuba bahembwa uno munsi. Ese ninde uri bugitware nanjye ndanga kugira ngo mbikubwinda cyane reka mwereke uko amakipe yaje kuba ahagera ibintu byose biraza kuba bigaruka n'ubundi muri rusange. Waba ufite inzozi zo kwinjira mu mwuga wo gufata no gutunganya amafoto n'amashusho, Inyarwanda Limited ibinyujije mu ishami ryayo Inyarwanda Art Studio yishimiye kumenyesha abifuza kwiga multimedia bivuga videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025. Amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri, amezi 3 ya teori na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 460. Wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. Wanadusura aho dukorera mu igorofa ya 2 y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza.